Dafe rero ndashaka kuvuga ko Rayon Sport yabonye umediateri mwiza. Abareyo muri bagirwa Majaliwa muraza kwishimira service z'uyu musore nkurikije match yagize. Gaza ko ari match ya derby abareyo baritabiriye mu buryo bugereranyije busanzwe. Afana bakiyovu ntabwo ari benshi muri iki gihe birumvikana. Niyo bari mu bihe byiza ntabwo basanzwe baza ari benshi, sibyo ko wenda bagira akantu ka morale ku buryo iyo bahari nyine ubabona, ariko ntabwo bari benshi pe. So equipe ya Kiyovu Sport ntabwo iri mu bihe byiza byo entertaining icyo bita derby. Iyi derby bavuga ko ari derby historique cyangwa se derby y'amateka. So equipe ya Rayon Sport rero mu by'ukuri ni ikipe yari yamanutse ivuye mu minsi igoye cyane kuko yari maze imikino 3 yego idatsinda. match ya Mukura barayitsinzwe na Musanze, hanyuma batsinda mu gikombe cy'amahoro Siro, ndavuga muri championnat z'amaze imikino 2 badatsinda. So urumva ko batari mu bihe byiza. Equipe ya Rayon Sport rero harimo makuru menshi harimo igaruka rya Yabonga yari byazamuye morale mu bafana ndetse n'abakinnyi. Mu by'ukuri ubona ko biri kuzamura morale y'abakinnyi. Twari twabonye debut y'umukinnyi wo hagati mu kibuga. Rayon Sport yari ikennye mu mediateri nomero 6 Dafe. Desha twe twamaze kubona debut i Rubavu kuri match ya Rutsiro mu gikombe cy'amahoro. Suleiman Dafe twe twiteze kumubona muri championnat. Urwego rwe rumva byari un peu de soulagement. Rayon Sport imvune z'abakinnyi bayo beza zarakize, Keva ameze neza arakize. Urumva ko ibintu byose byaganishaga ku makuru meza. Kuranga ikipe ya Rayon Sport. Kuranga ikipe ya Rayon Sport morale yari hejuru, navuga ko bumwe bantisipaga kugira match nziza. Hanyuma Liga ni match warayogeje ndetse abanyarwanda barayiryoheye cyane barayikurikiye kuri Radio Rwanda. Urebye muri line up ikipe ya Rayon Sport, Kadime Ndiaye yari yabanzije mu izamu, Mbalenga kuri 2, Bugingo Hakim kuri 3, Yusu Diane yari yabanzanyije na Saimana Aimable. Hanyuma Suleiman Dafera hagati mu kibuga, Muhire Kevin Ayishimwe Fiston, Nganya arimo arataka, Adama Bagaye ku ruhande rumwe, Aziz Basane kuranya urundi ruhande. Navuga ko harimo nk'impinduka nk'eshatu zari zabaye. Harimo kugaruka kwa Saimane Aimable muri axe akicara Omar Nying, harimo kwinjira mu kibuga nyine kwa Suleiman Dafe waguzwe. Bivuze ko Richard atabonetse, Richard barafite suspension. Yego akaba na Ishimwe Fiston wabanje mu kibuga. Kuki izo mpinduka muri lineup? Impinduka ya mbere ya Aimable iraturuka kuri uyu musore wo mu defenseri Omar Nying murabizi ko yagize ikibazo cyo gukomereka iri gufwa ryo mu gahanga mu gihe cyashize. Noneho niryo bita crâne mu gifaransa. Igihe rero yakiraga kubera ko bisa naho bifashe ku mutwe, yasigaranye akantu kihungabana ku buryo bigaragara yuko atagikunda kwiyangaja cyane surtout ku mupira mu kirere. Ibyo byarabaye kuri match Rayon Sport yanganyaga na Musanze ibitego 2-2. Byagiye bigaragara ku bitego Rayon Sport ngo yatsinzwe muri analyse video ntabwo yasimbukaga. Ibitego 2 Musanze yatsinze cyarimo ikintu cy'ikikango. Urumva nk'umuntu agonganye n'umuntu mu kirere akagira ikibazo cy'imvu cyo gukomereka bikomeye, kugera ubwo nyine ahavu akabagwa ntago byari kumworohera nyine gwitakira. Ni ikintu rero kiri psychologique cyane, icyemezo cy'umutoza gituruka kuri analyse video. Bakoze analyse video basanga harimo icyo kibazo, ariko nanone sukumuhanira icyo harimo no kuba bakeneye kugira umukinnyi w'umunyarwanda kugira ngo bibahe amahirwe kugira abakinnyi benshi b'abanyamahanga imbere. Kurumva Aimable ntago ari urwego rubi kureta gukina muri defense kugira ngo wihe amahirwe kugira extra player cyangwa umukinnyi yiyongeraho mu bakina imbere. Umukinnyi w'imbere wanahisaba Dafe kubera ko Kanamugire Roger niba dahari safe akaba atari kuri level, abo bakinnyi babiri no bari kugukina na 6. Richard yabaye suspended kubera amakarita, byumvikanaga ko agomba gushyira muri mukinnyi w'umunyamahanga. Niwe wuwo rero kuko wibuke ko hari amaze kubonekamo Kadime Ndiaye mu izamu, ufitemo Yusu Diane babaye 2, urabizi ko Nganya atavamo ni 3, urabizi ko utakuramo Bagayoko ni 4, urabizi ko ufite umuwinga nka Basane 5. Therefore ugomba kugira defenseur central umwe w'umunyarwanda kugira ngo nimero 6 wabaze kuba ari mukinnyi w'umunya mahanga. Dafe rero
ndashaka kuvuga ko Rayon Sport yabonye umediateri mwiza. Abareyo muri bagirwa Majaliwa muraza kwishimira serivisi z'uyu musore nkurikije match yagize. Dafe ni babakinnyi icyambere barebare muremure kuri taye rwose afite taye ihagije mu mediateri. Impamvu dukunze gutinda ku ndeshyo ku bakinnyi bakina kuri gatandatu nuko akenshi zone ye iberamo icyo bita bato, ni uguhangana bahangana imipira yo hasi niyo mu kirere. So icyo rero agifite neza. Freeman Dafe ni umukinnyi uri kuza imyaka 25 nta nubwo arayisuza neza, afite 20 aracyari mu myaka yo gukina. Noneho wareba umubiri we ni umukinnyi muremure cyane ufite metero imwe na santimetero 86 gutyo. Ubundi areshya na Cristiano Ronaldo, kuri ya Cristiano areshya niko areshya. Akagira umubiri utari munini cyane, bya bindi abantu bagira amakwisi manini cyane. Afite umubiri ukomeye ariko utari munini cyane, ntabwo afite masuzi nini cyane. Icyiza rero navuga karite nabonye kuri we ni nk'eshatu. Iya mbere kuruta izindi, Rayon Sport ifite umukinnyi ushobora gukinisha abakinnyi bakinira imbere ye. Ndaguha urugero rufatika. Abantu nibaza kureba igitego cya mbere cya Rayon Sport batinda cyane kuri pass ya Muhire Keve, through pass assist ya Muhire Keve ya 11, pass idasanzwe, pass yacishije mu defenseur kabisa nziza cyane, isanga fonganye ahita nabahindukira neza barashyira mu izamu. Ariko burya muri build up yiriya baro umupira wa mbere wagiye ku mukinnyi witwa Adama Bagayoko wari warekuwe na Dafe. Dafe yafunze baro ayirekipeye hagati ahita yisunika ayitanga neza, ubwo barakombina harimo uyu musore Fiston, harimo Adama Bagayoko Adama donc Dafe yayihaye Adama yiha Fiston yiha Keve assist kuri Fonganye. Nta mukinnyi wa Kiyovu ukozeho, urumva ni sequence ya assist Dafe niwe wayitangije. Icyo rero tuvuga cyo gutangira cyiza ni icyo cyo gukura umupira muri zone yawe nk'umurekiperateri uyishyira muri zone iri offensive. Yego, ibyo byitwa iki? Nureba passe ye yagiye metero zitari munsi hagati ya 7 n'10, babyita mu gifaransa gukasariye, no kuvuga ngo ubukuyeho umurongo w'abamediateri ba Kiyovu barukayishyira hagati ya defense ndetse na mediane ya Kiyovu Sport. Aho niho hari hahagaze abakinnyi ba Rayon Sport. No kuvuga ngo abamediateri ba Kiyovu basanze uyu mukinnyi agifata umupira Dafe ahita utanga ubisikana nabo ujya hagati ya defense na mediane ya Kiyovu ari abakinnyi bari. Aho rero niho bakoreye amakombinezo kugeza baro bayohereje igera kuri rutayizamu. Navuga ko ikijyanye na pass naragikunze. Igitego cya kabiri baro pa play yasingiriye muri box mu ruga rw'amahina. Ni baro yatewe na Dafe ayitereye mu kibuga cya Rayon Sport, atanga long pass, baro ndende yambukiranyije umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri iri mu kirere hejuru, iragendigwa mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Kiyovu. Nango doze ya pass narayikunze cyane, ariko mbere ya doze ya pass kuvuga ngo pass ye kuyitera ku buryo twagwa mu maboko y'umuzamu cyangwa kuyitera ku buryo nyuma y'imigongo y'abadefenseur imbere. Doze ni nziza ariko ntabwo mu mupira ukomeye cyane ari doze. Ikintu kiremereye oya niyo accuracy n'ubundi doze nibyo nagerageje gukoresha mu rindi jambo. Ikintu kiremereye ni iyo vision, ni iryo jisho kubura. Ubundi niba ari ikintu kigora umukinnyi wese no kumenya gukora ikintu mu gihe gikwiye. Rero ubwenge butuma ufata baro uri mu kibuga cya Rayon Sport imbere gatoya y'umurongo yahana abadefenseri bawe bari imbere y'uruga rw'amahina rwanyu, ubwenge bwawe bugahita bukubwira ngo ni kimwe kuri kimwe, turi mu minota ya nyuma. Ubwenge bwawe bugahita bujya mu kureba imbere. Nango iki kintu cyo kugira ijisho ritarireba muri attack ni ikikwereka umukinnyi w'umuhanga. Donc mu yandi magambo bisobanuye yuko we mu mutwe we yari gukina umupira abatekereza mu buryo bwo yakoze byo nta nubwo ari ku gitego cya mbere, yakoze ku gitego cya kabiri byo byitwa pre assist. Ibyo muri statistique birabarwa, urumva direct mu mupira uvuye kuri Dafe ukajya kwa pa play wakoze assist kuri Haji, kuko bakinnye neza. Deja we yakoze pre assist. Iyo ni statistique anandikwaho yandika umunimero 6 weruka kubikora ibintu nk'ibi ni Majaliwa na Shari bajya babikora. Majaliwa mwiza wa wundi wari kuri pick ugasongera muri Rayon Sport
navuga ko ari wongeye kuvukira muri dafi iyo passe accuracy n'iyo vision fitness ihagaze gute? akina atuje ntabwo yiruka cyane ariko nagiye mbona arekipera imipira atera amatakre barakazikuraho rwose yateye takre. Ubundi abantu bazi nka ba Busquets kuriya kuntu bagenda abakinnyi batiruka cyane cyangwa kwa kundi yature yakinaga abona atiruka cyane ariko ari umukinnyi mu by'ukuri ukina zone ye ukina mu mwanya we akagerageza kurekipera atarenga kiriya kiziga kigabanyamo ikibuga kabiri akaba nka rido ya defense atagenda cyane ni sawa ariko buriya ndashaka guhabarira umukoro muzamukurikirana uyu musore impamvu mbona yuko azavamo umumediateri mwiza niwe twatinzeho kubera ko ari nawe mushya wenda ibindi ni amastatisitike. Buriya abakinnyi bazi umupira nk'abana bo muri Zambari nyine ahantu bigisha umupira buriya nushaka kureba umukino ujye ureba n'uburyo bimworohera gusohora baro ku kuguru kwe. buriya nacyo kigora abakinnyi benshi b'abanyarwanda ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kigoranye ku bakinnyi benshi b'abanyarwanda kubera kutagira formation de base ni ukwikuraho umupira. donc bari mugeraho agapanika agahangayika akayitindana akayikaresa cyane akayikoresha n'ibintu bitari ngombwa ariko uriya musore we aba ari kubera ukuntu babatoza bakiri abana akaba inshuti n'umupira donc kuba inshuti n'umupira aba yarahuye na baro ntabwo imukanga ntabwo imugeraho it's easy n'ubuzima busanzwe ahita ayisunika rimwe ni control akayisunika ku buryo bigaragara yuko navuga ko Rayon Sport ikibazo yari yaragize cyane 60 cyakemutse niyo umukinnyi ashobora gukina bimworoheye akikoraho baro akaba afite ibitekerezo biri offensive azi kohereza baro imbere akaba afite iryo jisho ry'umukinnyi uzi gutanga passe nziza akaba ari umuntu warekipera afite tayi nziza akiri muto gutya biragaragara ko Rayon Sport rwose njye nari kugiramo impungenge iyo ava muri ibi bihe Rayon Sport imaze n'iminsi abakinnyi bose babonaga barasubiye inyuma byakurikiye igenda rya Yabonga ariko kuba yaragarutse mu kibuga na Yabonga arimo aragaruka Yabonga usanzwe uzo kugira porogaramu ku bakinnyi arebera umukinnyi fitness y'umukinnyi mu buryo buri individual buri wese amureba ukwe ntabwo watwara mu kigare kimwe bisobanuye ko niba hari abantu babonye ko wenda hari akantu ka fitness kutihuta kandi koko yaje adaheruka gukina urumva ntabwo yaje ari muri competition yaba ari muri competition ntabwo ari kuboneka mu kwezi kwa mbere so ntekereza ko Yabonga biroroshye ko yamuha porogaramu ishobora kumushyira ku rwego rwiza cyane ko muri iyi minsi nta n'ubwo imikino yegeranye cyane buriya nko mu gikombe cy'amahoro bakira Rutsiro barayitsinze umukino ubanza ntekereza ko atari umukino wa pressure babishatse rwose babonye atameze neza banamuruhura agakora porogaramu akagaruka muri weekend yahuye bakabake ndavuga dafe shaka rwose bamuruhura babonye donc harimo akantu ka physical readiness kataragera ku 100%. Pourquoi pas niba Richard yari yabaye suspended yararuhutse ashobora gukoresha Richard nka numero 6 ya experience ya Robert yakayikora ko Rutsiro barayitsinze umukino ubanza bishobora korohera hanyuma akamara nk'iki cyumweru cyose ari muri programme na Yabonga ntekereza ko indi minsi 7 yongera kuyamaze aricyo byazamura ku rwego ugiye kugira confusion ikomeye ni byiza yego ku mutoza kugira abakinnyi benshi beza bahagaze neza ariko bitera amahitamo azamugora bizamugora cyane kuko urumva Richard ntabwo agiye kuhitaho umukinnyi w'umuswa cyangwa mubi yaramufashije cyane muri Fazare so ndimo ndagira ikibazo ku bakinnyi b'abanyamahanga tubabare Kadime ntabwo yava mu izamu niyo yarivamo n'undi ni umunyamahanga yari mu banyamahanga nta kibazo kiza reka tubabare mu majari reka tubabare ubyiye Kadime ari mu izamu agomba kugira umu center back w'umunyamahanga umwe byiwe Yusudianye abo si babiri agomba kugira rutayizamu w'umunyamahanga yego abo si batatu agomba kugira umuwinga w'umunyamahanga reka tuvuge ko ari Basane abo si bane agomba kugira Adama Bagayoko kuko arakina nyine batanu so ubwo urumva hagati ya Richard n'uyu umwe agomba gukina undi akicara ahubwo yaragaruka mbibona keretse akuyemo Adama niba Keva arimo na Basana arimo Adama agomba kwicara niba Adama arimo Basana agomba kwicara ubwo nibyo ngiye kuvuga ko tupanze 11 wahita ubibona ni ukuvuga ngo uburyo bushoboka bwa Rayon Sport wa mugana wa mugenzi wacu Kazungu n'uburyo ngo igororotse yego keretse hagati ya Adama nakuramo
hagati ya Dama na Basane ko nakora twabonye kwizera byinshi iminota ibiri tukayipanga niyo Cumi n'umwe. ikigaragara kugeza iminota ibiri tuyipange kwizera Yes. y'abariyo bumve ikipe yabo kumeze nta kibazo irimo abanyamahanga nta kibazo kirimo ariko buzuye sintekereza ko Richard agomba kwicara Kuko ntabwo yakwicara. asanzwe akina ari nimero 8 Nimero wiki. agakina ari nimero Akeneye nimero urumva six, nyine nimero ubwo six. sinzi niba utari kubyumva ko hagati ya Basane na Adamu mbwa agomba agomba yicara nibyo ahubwo bikagarura Haji akabanzamo haje agomba kubanza Ubwo nicyo gishoboye. haje afite ibitego 5 muri season we muwinga uri en forme w'umunyarwanda muri amakipe akomeye kuko ubwo batanu b'abanyarwanda byumvikane haba harimo kabiri ya Ombolenga mu izamu upange Kadimendi yaye mu izamu axe central reka tuvanemo Yusudiyanye kuko plutôt Omar Nyingi kuko niba amaze igihe atameze neza nyine Aimable agomba dukomeze wisobanura we dukora 11 mvuze Yusudiyanye mvuze Aimable mvuze Bugingo na Ombolenga mvuze Suleimani Dafe Richard na Kevin mvuze Basane urabyumva mvuze Haji na Foronganye Basane na Dama Bagayogo n'ubundi wabanjemo ni ya minota 60 70 wabanzamo umwe undi akajya amasimbe ejo ukabanzamo bigendanye n'uri muri forme cyangwa se muri ya formation igarura umwe ku 10 gendekereza ko nta iminota uko igenda izamuka ufite Joshua ufite Fiston ufite wenda na Kanamugero uzaba uri gukira pourquoi pas Richard wenda tatanga iminota mikeya nka 30 ya nyuma cyangwa 25 ukaba wazana mu ndi munyamahanga ugakuramo umunyarwanda ukongeramo umunyamahanga ukongera ugakuramo undi munyamahanga ugashyiramo umunyarwanda bene uko nguko ku buryo batarenga batanu. Robert Nyubone bwaryohewe araryohewe cyane yagize ibisubizo rwose. Reka du closing ingingo ku munota umwe wonyine ku kintu cyo kurindira umunota 65 Kiyovu Sport kujya ku munota 65 yakoze resistance ku buryo umukino wari ukiri nyine en faveur yuko nabo babona n'inota rimwe ariko hakaza kumpinduka za Rukundo Papley yakinjira mu kibuga rimwe na Iragwa Haji abasimbura bomba akaba aribo bafasha Rayon Sport kubona igitego cy'ikinyuranyo ngira ngo biraza bigihura neza n'ibyo ngibyo twayibazaga byo kuvuga ngo ubu Robertinho afite ibisubizo byinshi cyane kuri bench ku buryo naho yasanga uwo yizeye kubanza mu kibuga atamuhaye ibisubizo ashobora kuba yabibona kuri bench.